urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko umuhuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata Sheikh Bahame Hassan afungurwa by'agateganyo kubera ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranwaho. Ni icyemezo cyatangajwe ejo tariki 13 Mutarama 2026 saa 8 z'amanywa. Urubanza rwe rwari rwabereye mu muhezo ubushinjacyaha busaba ko yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje, we agasaba ko yarenganurwa kuko ibyakekwa ntabyo yakoze. Ubushinjacyaha bumukurikiranaho ibyaha bibiri birimo icyo gusaba cyangwa gukora cyangwa gukora inshimisha mubiri rishingiye ku gitsina no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Imiterere y'ikirego rero, ubushinjacyaha bwatanze ikirego buvuga ko ku itariki 19 Nzeri 2022 urwego rw'igihugu rwakiriye amakuru ko Sheikh Bahame Hassan uyobora ikigo ngororamuco cya Gitagata asambanya abakobwa bahagororerwa abizeza ibyiza. Ubushinjacyaha buvuga ko yabizezaga ko nibasohoka muri icyo kigo azabaha amafaranga y'igishoro kubarekura igihe kitaragera, ariko n'ababyanga ngo akabakangisha kuzabateza polisi bagahabwa ibindi bihano. Bagaragaje ko hari umukobwa twise AB wavuze ko Sheikh Bahame yamukoreye ishimisha mubiri hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa munane 2022. Bano bavuga ngo twise AB ni abanyamakuru kugira ngo izina rye rike gutangazwa mu bitangazamakuru kuri izo mpamvu. Icyo gihe ngo byaje no kumuviramo gutera inda uwo mukobwa kuko yari yabanje kumwizeza ko azamuha amafaranga n'ubufasha nagera hanze, ndetse ngo yakundaga kumubwira ko ari mwiza. Umukobwa yaje kuvuga ko Bahame yamwemereye amafaranga yo kujya kuyikuramo, ndetse ngo yaje no gusohorwa mu kigo ngororamuco igihe kitageze. Uyu mukobwa yavuze ko Bahame yamusambanyirizaga mu bwiherero bw'ibiro bye. Undi umunyamakuru yise BC wavuze ko nawe yamusambanyije na nyuma yo kuva Igitagata. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Sheikh Bahame Hassan hari abandi bakobwa batatu basezereye igihe cyabo kitaragera kubera ibyo yabaga yabasezeranyije. Bweretse urukiko ko ibyagezweho mu iperereza bihagije bushingiye ku buhamya bw'abatanga bahamya batandukanye barimo abakoranaga na Sheikh Bahame Hassan, abakobwa bagororewe Igitagata n'abandi batandukanye. Bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gutegeka ko Bahame Hassan afungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko iperereza rigikomeje, ashobora kuribangamira cyangwa akaba yatoroka utabera kubera uremere bw'ibyaha akurikiranwaho. Sheikh Bahame Hassan yahakanye ibyaha, agahakana ko nta mukobwa yigeze asambanya, akaburana asaba kurenganurwa. Yavuze ko ari byo aregwa ari byo bamuhimbiye, avuga ko hadashobora gusambanyiriza umuntu mu biro kandi bihora bikinguye. Kuri BC impamvu byaberaga mu bwiherero, ubwo ntabwo nemeje watanze ubuhamya avuga ko byaberaga mu bwiherero, ubwo rero ntabwo n'ubwiherero buhora bufunguye. Kuri BC Bahame yemeye ko baryamanye ndetse ko yagiye amuha amafaranga, ariko ko byabayeho umukobwa yaravuye Igitagata, bityo ko nta bubasha yari akimufiteho, ko ari nk'uko yaryamana n'undi muntu wese bahura. Aho rero niho Sheikh Bahame Hassan idosiye yahise yoroshya, si ngombwa ko bamufunga kuko wenda n'abana murezi bagira ngo atakaze uriya mwanya, ariko kandi niba bari banafite n'amakuru niba banamukeka ibimenyetso bikabura ko yatamiraga imbere mu kigo, niba yarafite n'ububasha bwo kuba yashyira mu modoka nk'umwe mu bagororwa akamusohokana, niba se yarahanaga nabo za randevu bazataha akazajya aryamana nabo, umwe niwe yemeye, ariko ni umuyobozi na ayobora akoresheje gutanga urugero. Ni umusaza kwemera ko mu bagororewe iwe hari uwo baryamanye ubwo akabyiyemerera, n'iyo ibimenyetso byabura umugani uhita uvuga ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa hamuhishe. Bahame dosiye yawe yarangiye, ntawe ujya gukora ibindi, ntugifite ubweramutima bwayobora ikigo. Ni nk'umuntu, ni nk'umudiregiteri wa primaire
uvuga ati reka kano kana kazakure igihe katazaba kakiga hano nzajya njya kuryamana nako. Noneho tureke ibyo. We ni umuyobozi, twabwirwa n'iki igihe wayoboraga ko utashyiraga ku ibere uwo mugore, hanyuma biteganyijwe ko igihe azataha azakwishyura. Ubwo babisuzuma nabyo. Ese mwaryamanaga kubera iki? Kubera ko hari ibyiza yagukoreraga wenda utari wemerewe, noneho akaba arimo kukwishyura kuri iyo neza wamugira igihe wayoboraga ikigo? Bahame yirangije. Hano harimo ibintu byinshi, ntabwo nzongera kumuvugira. harimo ibintu byinshi. Urukiko rushingiye ku buhamya bwa AB uvuga ko Sheikh Bahame Hassan yamuteye inda ndetse akamufasha kuyikuramo, ahandi akavuga ko iyo nda yaje kuvamo nta ruhare abigizemo, ahubwo ngo byaturutse ku ihungabana yari yarakuye igitagataro. Rusanga ko uko kunyuranya kugaragaza ko ibivugwa nta kuri kurimo. N'ubundi igihe kugera ku musozo rwagaragaje kandi ko abatangabuhamya bakorana na Sheikh Bahame Hassan ibyo bagiye bavuga ari byo buvanye bwagiye bwumva bitangiye gutyo bikagenda bimenyesha inzego z'ubuyobozi, babibamo nabwo kuba bayiha agaciro. Nuko birakomeza gutyo kugeza uwo munsi, kugeza igihe urukiko rwasanze kuba byabaye byose amakuru bwakiriye, abatashye ahandi tuzamenye ikizakurikira. Wavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha, ategeka ko ahita afungurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Rwakaswe biriya byarangiye, ni mumureke upfa kuba yemereye ko ibyo byabaye.